Sashimwe reka dushimire Imana cyane izina ryayo rihabwa icyubahiro reka tubanze dusenga Imana Data udukunda uri mu ijuru ryera izina ryawe rihimbazwe uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe reka umuntu wese ukurikiye Data reka umuntu wese wicaye ahangaha yumve icyo uganiriza umutima Umwuka wera aterane natwe maze imitima yacu ikwiyegurire duhazwe nawe Data utwuzuza imbaraga utwuzuza ubwenge Data tubisabye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe twize ibyigisho byinshi ariko n'uyu mwanya tugiye gukomeza kwiga kandi nzi neza ko Imana iri hamwe natwe kandi iri buze kutwigisha abantu bose duteranye bwa mbere turabakiriye mu izina rya Yesu n'abandi dusanzwe duterana nabo turabakiriye Imana ibahe umugisha Yesu ashimwe tugiye kwiga amagambo avuga ngo kuvanwa ku mwobo w'urupfu kuvanwa ku mwobo w'urupfu abo twari kumwe ejo twiganye amagambo avuga ngo icyorezo cyica twabonye ko icyo cyorezo ari icyaha uyu mwanya rero reka tuze kubana mu mwanya umwe twiga amagambo avuga ngo kuvanwa ku mwobo w'urupfu ni ikintu gikomeye cyane kuba umuntu yari ageze imbere y'umwobo w'urupfu agiye kwinjiramo neza ku buryo agiye gushyingurwa yumva neza ubuzima bwe bwarangiye ariko akahava ari muzima yenda hari abantu benshi bakurikiye hari abantu bicaye ahangaha bagiye basogongera bakumva umubabaro ukomeye cyane bakagera aho benda gupfa ariko bakaza kuhava ari bazima bakavuga bati ibi ni Imana yonyine ibikoze nyuma yaho bagiye bashima Imana ahari yenda bakomeje gukora ibyaha barongera bibagirwa ya Mana bashimiye ariko iyo basubije amaso inyuma babona ko hari ahantu hakomeye Imana yabakuye tugiye kureba rero kuvanwa ku mwobo w'urupfu ariko umwobo utandukanye n'uwo nguwo Imana yagukuyeho ntabwo tugiye kureba uko Imana yakiza abantu intambara ntabwo tugiye kureba uko Imana yakije abantu uburozi busanzwe ahubwo tugiye kureba muri Yohana igice cya 8 twumve gukurwa mu mwobo w'urupfu icyo bivuze haranditswe ngo umurongo wa mbere umugore wafashwe asambana umugore wafashwe asambana Yesu ajya ku musozi wa Erayoni azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero
abantu bose baza ahari abantu bona bija ahari aricara arabigisha ashitama yabegesa abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore abahanditsi n'abafarisayo bamuretera umukasi bafashe asambana bakwatsirwe nashambana bamuta hagati baramubwira bati bamugira bati mwigisha mwegesa uyu mugore bamufashe asambana umukazi wo akwatsirwe gutunu nashambana kandi Mose mu mategeko yadutegetse kandi umubiragiro Musa akaturagira kwicisha amabuye abakora batyo tera abakora basyo amabare nuko wowe urabivuga ngo iki mbwe niwe no bigamba ho ki ibyo babivugiye kumugerageza iki bakakigamba nibamutega ngo babone uburyo bamurega ngo babone iki baramurege ariko Yesu arunama ngo Yesu yinama yandikisha urutoki hasi yahandika n'urukumu ahitaka bakomeje kumubaza arunamuka kubamuburize nibamubusa yajumuka arababwira ati yabagira ati muri mwe udafite icyaha abari ubanza kumutera ibuye muri mwe utakashishaga abe niwe wabanza kumutera ibari yongera kunama yandika hasi yagaruka yinama yahandika n'urukumu ahitaka nabo babibone batyo abo kubabiburire ibyaha byabo birabarega bijuzwa umutima yabo basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka bashoboka ntibashobora umwe hasigara Yesu wenyine abanza abakuru haheruka abato Yesu yasigara wenka n'ubwo mukazi yego na wa mugore uhagaze hagati murongo wa 10 Yesu arunamuka Yesu yajumuka aramubaza ati yamubuza ati wa mugore we babandi bakoregaga barihe uyu mukazi we bari nkahi ntawe guciriyeho iteka hariho n'umwe uwacera urubanza ati ntawe databuja nawe yagaruka amate taruho kama wanjye Yesu aramubwira ati Yesu yagira ati nanjye singuciriyeho iteka nanjye ndagucere urubanza genda ntukongere gukora iki nga iroko okugaruka hati otaragaruka kushisha mbese mwumvise amagambo bituma hure bwambe dusomye amagambo maremare twasome bwambo biri amagambo akomeye cyane ibigambo bigombere munonga atwereka uburyo Yesu yarimo yigisha twereka uko Yesu yabire nayigesa yaganirizaga abantu akanaganiriza abantu mu gihe yaganirizaga abantu abona itsinda ry'abandi bazanye umurongo yabire naganiriza abantu bareba undijo abandi baretomwe baramurogoya batuma atahumuza n'ibindi uyu mugore bamwinjije mu materaniro ya Yesu umukazi wo bakamutasya umwiteraniro Yesu yabira rumwe bari bamufashe asambana akaba mukwasira shambi yari umugore w'umusambanyi akaye mukazi w'umushambanyikazi uyu mugore mu busambanyi bwe umukazi wo mu bushambani bwe ntabwo ari wari warabyiteye tuwe wabiro byereti ahubwo abafarisayo ureka abafarisayo nibo bari baramuteye icyaha cy'ubusambanyi nibo babere bamuretire kibi cyo gushambana kuko abafarisayo bangaga Yesu abo abafarisayo bakandi banga Yesu bazanye umugore baje kugerageza Yesu mukazogo bizire kugeza Yesu bashaka kwica Yesu bakwenda kwita Yesu n'uwo mugore bakamwica nuko mukazi bakamwita hanyuma bazana uwo mugore bari bamaze gufata asambana banyuma bareto mukazogo babere baheze kwata shambi ndetse bageze imbere ya Yesu bamubwira amategeko ya Mose nako bashiro mishoga Yesu bamugambire bye biragiro bya Musa bamubwira ko Mose yavuze ati bamugambira ngo Musa akagira ati kumuntu ufashwa asambana agomba gupfa umuntu uri kwata nashambana ayino kufa bagomba kumutera amabuye bine kumutera amabare Abalevi 20 umurongo waho wa 10 Abalevi 20 umushorongo gwa 10 haranditswe ngo ahandikire ngo umuntu nasambana n'umugore wundi umuntu ari kushambana na mukamutahi we usambanye na mukamugenzi we shambana na kishambanisibwa umusambanyi n'umusambanyikazi shambana na kishambanisibwa ntibakabure kwica baterwe mbese mwumvisha amategeko ya Mose mahurura ibiragiro bya Musa gutegeka kwa kabiri
Gutegeka kwa kabiri biragiro igice cya 22 umurongo wa 22 Etreka cyari nibiri amushoro ngo babiri haranditswe ahandikire ngo umugabo nafatwa sambana ushija karashangwe nashambana n'umugore ufite umugabo mukamushija bombi bitwe umugabo n'umugore basambanye umushija owaba aryamye no mukasi ukaba ariko ukura ikibi mu bisi kandi nibo umukazi uko niko mutwaza mutyo isashime cyane yiha ikibi umurimo Israel turi kujyana mbese tugendane bitu itegeko rya Mose ryaravugaga ikiragiro cya Musa kandi kigira ngo umuntu wasambanye umuntu weno shambi nuwo bafatana nuwo bakwatana nawe ngo bose baterwa amabuye bona baterwa amabari nta itegeko ryasabaga ko bazana umwe gusa ikiragiro kikashita kugira ngo bareto umwe ntago hari handitswe ngo bazana umugore akahahata handikire ngo bareto umukazi wenda ariko aba bafashe uyu mugore asambana kaba bakwasira umukazi nashambana bazanye umugore wenyine bakareto umukazi wenda kubera ko umugabo abo kuba mushija wari wasambanyije uyu mugore wabirashambanisa umukazi bari bamuzi bakandi bamumanya kandi nibo bari bamuzaniye uwo mugore ngo baryamane kandi nibo babere bamuretira umukazi wo ngo baryame hamwe nibo bari bagushije uriya mugore mu cyaha babere bagwisiza umukazi wo bakamuteka mu kigo bari bateze Yesu umutego babishaka babategere Yesu umutego bakubiyenda hanyuma uwo mugabo kuko aribo bamuguriye ngo aze abo kuba mushije ngo nibo bamugurire ngo abase kwisha we baramuretse ari igendera bakamureka yayigenda ntago bigeze bamuzana nawe barizire nawe ahubwo bazana umugore gusa kureka bareta umukazi wenda mu wifuzwa ibihe byose kwetengwa ibyo igice cya 50 Icheka cha 5 kivuga ngo mu mitego y'ababisha nikigira ngo omitego y'ababi paje 362 peja bishatu mukaga nibiri haranditswe ngo ahandikire ngo bidatinze baje kumurogoya katawire wire bakija bamugwamo itsinda ry'abafarisayo n'abanditsi ryaje ahari abahandiki n'abafarisayo bakija ahari baje bakurubana umugore bakijana bakurura umukazi umugore wamazwe n'ubwoba umukazi wabiro yisebwo bwoba abamuzanye bavugiraga hejuru abamuresere bakabagambira higuru bamurega kwica itegeko rya karindwi bakumuhababira ahabo kuba akashuse ikiragiro bamushyize imbere ya Yesu bakamutekwa mishoga Yesu maze bamubwizanye icyubahiro kirimo uburyarya haza bamugambisa ekitinisa bamugambira umukitinisa ekiziro kuriyani baramubwira bati mwigisha bamugira bati mwegesa uyu mugore bamufasha sambana umukazi bamukwatana shambana kandi Mose mu mategeko kandi Mose mu biragiro yadutegetse kwicisha amabuye abakoze bati ategeka okwitsa amabare abakoze bati none wowe urabivuga hirya bwe niwe no rugamba waki murumva uburyarya muhuro batangiye bavuga ngo mwigisha batandukana bagira ngo mwegesa bamwibutsa n'amategeko ya Mose bamujisite n'ibiragiro bya Mose barangije bati mbese wowe urabivuga hirya baheza bagira ngo bitiwe no rugamba waki iki cyubahiro basaga n'abamuha ekitinise cyo kibabere bashana bakumuhereza cyari cyuzuye umugambi ukomeye wo kumwica kandi fulani mbango yo kugira ngo babase kumwita ubu bwari uburyo babonye bwo kumucira hiteye kandi iyo kugira ngo babone ko baramucereho urubanza kuko bibwiraga ko umwanzuro wose yafata abo kuba kandi bamanyange cyarashare mu cyona bari bubone ikirego bamugerekaho nibaza kureba ikibara mutekeho iyo aza kurekura uwo mugore akagenda yarekwira umukazi wo akagenda bari kumurega gusuzugura amategeko bakandi bazamuhabebera bakajoga ibiragiro bya Musa iyo aza kuvuga ko akwiriye gupfa yazirengaye no gupfa bari kumurega ku banyaroma bakandi bazamuhababira habaroma ko yiha ububasha bwari ubw'abanyaroma gusa we nayihereza ukubasa kw'abanyaroma kwabirwa y'abaroma ko Yesu yamaze umwanya yitegereza Yesu akamaro kwire nayitegereze wa mugore wahindaga umushyitsi afite ikimwaro wa mukazi wabire na tetema ayinokushwara abategetsi b'abayahudi bafite uburakari abategetsi b'abayahudi ababire binekinaga kandi batagiraga impuhwe kandi ababire batine imbabazi umutima wa Kristo utagira ikizinga umutima wa Kristo gutine mu kibi cyona
wababajwe n'ibyo yabona. akasasa akashasha habo kubebyabire nare. Yesu yarazi impamvu bamuzaniye urwo rubanza. Yesaka inenshonga habo akibareto rubanjo. Yasomaga ibiri mu mitima yabo. Akashomye biri mu mitima yabo. Kandi yarazi imico n'amateka byabo. Namanya emitseni nangwa n'amateka ga buri muntu. Abafarisayo biyitaga abarinzi b'ubutabera. Abafarisayo bakabeyita abarinzi. Nibo ubwabo bagushije uyu mugore mu cyaha. Nibo bwabo babasize kuteko mukazi wo mukiro. Kugira ngo babone uko batega Yesu mu kugira ngo babase kubona uko baratega Yesu umutego. Nta kintu Yesu yakoze kigaragaza ko yumvise ikibazo cyabo. Kine kinte Yesu yakoze kikoreka ngakahura ikibazo cyabo. Ahubwo yarunamye areba hasi. Reka kinama yarebansi. Maze atangira kwandika mu Maze yatandika kwandika n'urukundo ahita. Ndagira ngo mwumve ibintu neza. Nyenda murebe ibintu. Abafarisayo bari bateze uriya mugore umutego w'ubusambanyi. Abafarisayo bakabategera umutego ubwo mukazi wo mufarisayo. Kandi awugwamo. Kandi yahise yagugwamo. Amaze kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Yahise kugwa mu kibi cyo bushambanye. Bamuzanye imbere ya Yesu. Bamureta mishoga Yesu. Bamuzana bafite umujinya mwinshi. Bamureta binekiniga kinji. Bifuza kumwica. Bakwetenga kugira ngo babase kumwita. Ariko kwikubitiro bakicana Yesu. Kunka bakwenda kwitana Yesu. Ubwo bose bagombaga gupfa. Bona bakabino. Bamugeze imbere ya Yesu kugira ngo acirwe urubanza. Bamisiyo mishoga Yesu kugira ngo abase kucira urubanza. Bari bazi ko bagiye kubica bombi nta kabuza. Bamanyangu baza kubita bombi hataruhe kiba kubazira. Nuko Yesu yigira nk'atabumvise. Yesu yayigira ngo tabahurira. Nuko yandika hasi. Yahandika hasi. Hari inshuro nyinshi Imana yagiye yandikisha urutoki rwayo. Ahubwo winjira ngo bapandika n'urugaro yahitaka. Izo nshuro tubona n'eshatu. Emiringe yitwe baneshatu. Bwa mbere Imana yandikishije urutoki. Ubwo kubanza ranga kahanditse urugaro. Yandika ku mabuye. Yahandika amabari. Ubwa kabiri Imana yandikishije urutoki. Hanga kahandika isokumu. Igihe yandikaga ku rukuta. Ubuyabere nahandika asika. Igihe umwami Berushazari yari mu birori. Ubuyi umugabe Berushazari yabira yo mu pate. Akabona urutoki rwandika amagambo akomeye. Bakareba urukumino ruhandike bwambo bigumira hasika. Ubwa gatatu Imana yandikishije urutoki rwayo. Hanga kahandisa ku murwayo. Igihe Yesu yandikaga mu nkungu. Ubu Yesu yabire nahandika mwita. Inshuro zose Imana yigeze yandikisha urutoki. Ibirindi yona iruhanga yabire nahandikisa urumurwe. Yanditse amagambo akomeye. Akahandike bwambo bigumire. Kandi ayo magambo Imana yandikaga. Kandi bwambe bihanga yabire nahandika. Uwagiye yasoma wese. Wabire nugenda ntabishoma byo wena. Yagiye atsindwa mu mutima. Akasimbura umutima. Inyandiko ya mbere yanditse amategeko. Impandi ikihandiko cyo kubanza kikahandika ibiragiro. Imana yanditse amategeko. Hanga kahandike ibiragiro. Amategeko yari nk'indorerwamo. Ibiragiro bikabiri nkendeberwamo. Kuko twize ko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Kuko tukashoma ngo ibiragiro nibyo bikubasa kukoreka ikibi. Inyandiko y'Imana ya kabiri. Handika kwa ruhango kwa kabiri. Nayo yari ije kugaragaza icyaha cya Berushazari. Ngwe ekayizire kukoreka ikibi cya Berushazari. Inyandiko y'Imana ya gatatu. Handika kwa kashatu kwa ruhanga. Yari ije kugaragaza ibyaha by'abafarisayo. Ekayizire kukoreka ibyo by'abafarisayo. Bivuze ngo iteka ryose igihe Imana yandikishije urutoki. Kumanisa ngo bwire bona ruhanga yahanditse urukumu. Yagaragazaga ibyaha by'abantu. Itereka ibyo by'abantu. Icyakora hari inyandiko zitandukanye. Kahine impandikeze aho zitutana. Kuko izindi zose zarasibanganye. Aho kubezindi zona zikabasa kusangurwa. Iyo ku rukuta nta rugihari. Yahatsika tekiruho. Inyandiko yanditse mu mukungugu byarasibanganye. Ebyahamcucu nabyo bikarabasa kusangurwa. Ariko yanditswe ku mabuye. Konka yahandikirwa amabari. Ntabwo yigeze isibangana. Ejyo terasangukira. Nta nubwo izigera isibangana. Terija no kusanguka. Kuko Imana yandika ku mabuye. Abo kuba rihanga kuhandika amabari. Yari iri kwandika imico yayo. Ekane handike imico yayo. Bivuze ngo aho twisuzumira. Ekikumanisa ngaho twubasa kwerebera itwe. Ni ku mico y'Imana. Naha mico yarahanga. Iyo nyandiko n'ubu ngubu iracyanditse. Ne impandike je nahate ekirugo. Bivuze ngo n'uyu mwanya Imana iracyandikisha urutoki. Kumanisa ngo nahate ruhanga nacanditse urukundo. Dukeneye gusoma iyo nyandiko yandikishijwe urutoki rw'Imana. Okusoma handike ebyo ku mubahanga.
ariko buri wese akeneye kumenya umwanzuro ari bufata ugabuye mu wena ari no kumanya icyayine kusharamo mbese urafata umwanzuro cy'uyu munsi iwe no sharamo cyerizo uyu mugore ni koko yari yasambanye umukazi wo kubuzimazima kashambire kandi icyaha yari yakoze kandi kibe kiyabira kozire ntabwo yigeze agihakana arakihakanira bivuze ngo yari yiteguye urupfu ekikumanyisa akayeteguye ntabwo yari azi ikintu cyamukiza akata kumanya ikintu cyakubasa kumukiza kuko amategeko yavugaga ko agomba gupfa ntabwo kube biragera kandi bigirangaye n'upfa ejo twize ko amategeko atajya ababarana n'umuntu nyuma zo twegerengwa biragera tubikubasa kushasha n'umuntu amategeko ntabwo ajya guhumuriza biragera tubikwisha kumuriza umuntu ahubwo iyo wayishe kungiwe wabaheza agahenda amategeko akomeza kubwira ko ugomba gupfa biragera nibiguma nibigambira ngo no kufa kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ahabo kubebera ikimbo cy'ibintu gufu mbese turi kujyana biti turende tugendanye niba amategeko avuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu biragera byane bigira ngo ikimbo cy'ibintu rufu uwakoze icyaha akaba agomba gupfa uwakoze ikibe yayino kufa amategeko ntiyivuguruza biragera tubikuba basa kwigaruka kuko Imana itajya ihinduka ahabo kuba hanga atahinduka ntabwo ivuga ngo iri tegeko narishyizeho reka ndikure kugira ngo ibe biragera ngo abitega reka nkihe rero itegeko ryavugaga kuri ya mugore agomba gupfa rero kiragera kandi kigira ngo uriya muntu yayipfa ntabwo itegeko ryitaye ku gahinda umugore afite kiragera kirayifira aha abusaso ubwo mukazi wiyabira ngo rimubwire ngo ihangane umugambire ngo uyihangane ahubwo ryakomezaga rimubwira ngo ugomba gupfa bikagumiza mane umugambira ngo urimo gupfa bivuze ngo itegeko ryo ryamushoreye ikikumanyisa ngo kiragera nicyo cyamutwire itegeko ryari rimujyanye aho agomba gupfira ikiragera kikakimutwira hayine ufera iteka ryose ni itegeko ridukorera buri ejo bona ikiragera nicyo kitwora riradushorera rikatujyana aho tugomba gupfira aho twine ufera mbese murakurikiye bituma kuratire ndagira ngo mwumve amagambo neza ngira mu hure bwa mbere mwumve icyo amategeko akora mu hure cyo biragera bikora amategeko arakujyana biragera n'ibitwara kuko itegeko riba rivuga ngo wakoze icyaha kandi ugomba gupfa abo kubekiragera ngibe kigizire ko zire kibi kandi uri no kufa rikaguherekeza no ku mwobo w'urupfu twara mpaka ukikakina cyo kufa aho uyu mugore yagombaga gutererwa amabuye aho mukazi wo yabira ine gutererwa amabare ni itegeko ryamujyana ntekiragero cyamutwira ryamujyanye ku ugomba gufata umwanzuro wanyu rikamutwara ahantu aho umuntu ine kubasa kusharamo kwa hamuheru igihe bamushoreraga bafite umujinya babere bamutwara bine kinuga bamushoreraga bitwaje itegeko bakamutwara bine bakayitwaze kiragero bamujyana bagiye kumutera amabuye bamutwara bakuza kumutera amabare uko itegeko ryakomeje kumushorera uko kiragero cyagumize muri kimutwara ryageze aho rimwicaza aho atekereza ko agiye gupfa ryarika kaho ryamuteka hantu kumushitamisa hantu aho yabira ingefera ariko yari yicaye imbere ya Yesu konga kashitamo misoda Yesu nuko aricara ategereje ko bamutera amabuye yashitamategereze ngo nabasa guterwa amabare naho Yesu yari ari kwandikisha urutoki konga Yesu wakariyo nahandikisha arakomeza arandika yagumiza mu yahandika nuko abantu baramubaza atariko abantu bamubuza urabivuga iki ebyo no bwambo buki Yesu arabwira ngo utarakora icyaha ari umutera Yesu yabagira ngo atakakozire kibi abeni bo bamutera ibare nuko Yesu akomeza kwandika Yesu yagumiza mu nahandika nabo batangira kwitegereza ibyari batandika kwitegereza byari nakora nuko ubwo bose basomaga bone babire bashoma nuko ibyo Yesu yandika birabatsira ibyo Yesu yahandikire byo nabyabaruciro rubanza basanga nabo ibyabo arabizi bashanga nabo ibyabo ari kubimanya bumva nabo baratsinzwe bahura nabo basingo rubanja bumva nabo bakoze icyaha bahura nabo bakakora ikibi bivuze ngo nabo ubwabo ekikomeza ngo nabo bwabo bari bakwiriye kwicarana n'uwo mugore nabo bakabine kutama no mukazi nabo bagategereza guterwa nabo amabuye bagategereza guterwa amabare muri icyo kintu muri kintecho niba itegeko ryaravugaga ngo umusambanyi agomba guterwa amabuye ekiragiro kirebe n'kigambo ngo umushamara kazayi no guterwa amabare Yesu yakwandika hasi Yesu yaheza kwandika hasi bagasanga nabo barasambanye bashanga nabo bakashambara ubwo nabo bagombaga kwicara bacumanisa nabo bakabine kutama nabo bagategereza kuba batera amabuye bagategereza kuba batera amabare ariko bo ntibashakaga kwihana boko nga bakabatakwenda kwitiza uwabonaga ibyo bigiye ahagaragara wabire norebe bye byaza hakurebeka yahitaga asohoka ashobora agahita ataha akanata kugeza ubwo byarangiye abari aho bose byaherendire bona babiri bari yaho bari biteguye gutera umugore amabuye ababetegere gutera umukazi wo kwamabare bose baratashye barajya bona bakataha bagenda
banze gukomeza gutsindwa n'itegeko, bakanga guma kusingurwa n'ekiragiro, banze kwakira igihano itegeko ribagenera, bakanga kwakira igihano ecyabire kibateka tekimwe nk'abanyabibi. ariko Mariya we yari yamaze kwemera, konka Mariya we yakahirize kwikiza, yari yamaze kwakira ko agomba gupfa, akayahirize kwakira ngo we yaza gufa, yari yicaye hasi ategereje ko bamutera wakashita amabuye, amahansi ategereze ngo bamutera amabare, agahembwa ibihwanye n'ibyo yakoze, akahembwa ibishusha n'ibyakoze. mu gihe yari yiteguye ko ibuye rya mbere rifata mu mutwe, ubu yabere tekatekire ngibare ryo kubanza rikwata umutwe, irindi mu mugongo, irindi mu mugongo. mu yandi magambo, mu bindi bigambo, Mariya yari ari imbere y'umwobo w'urupfu neza. Mariya kari yahaguye narwo urwafu. Mutekereze ko umutima we wari umeze, nimwe mutekateko ko umutima gwe gwabiri, mwumva ukuntu yiyumvaga ari imbere ya Yesu, yari ameze nk'uwapfuye, atagitekereza neza, yihebye, atanitaye ko abari baje kumurega bagiye, atazi n'ibyo Yesu ari kwandika ibyaha. Mu gihe yiteguye kumva Yesu avuga ngo bamutere amabuye, yumva Yesu aramubwiye ati, babandi bakuregaga bari Mariya arebye arababura, aravuga ngo ntabo databuja. Yesu ati nanjye simuciriye iteka, genda ntukongere gukora ibyo. Umugore arahaguruka murumva iki kintu, amategeko yabereye Mariya umushorera, yamubereye umushorera umugeza kuri Kristo, kuko igihe itegeko ryari rimushoreye ngo rimugeze aho agomba gupfira, aho yagombaga gupfira yahasanze Yesu, nuko aho kugira ngo ahapfire ahabonera ubugingo, kuko n'icyo yari agiye kuzira cyari kimwe mu byo Yesu yemeye kwikorera. Nguko uko amategeko natwe adushorera, aratujyana akatugeza kuri Kristo. Itegeko riba riduciraho urwo gupfa, mu gihe tumaze kwemezwa neza ko tugomba gupfa, rikatuzamura rikatugeza aho tugomba kubambirwa, kuko itegeko rivuga ko abakoze ibyaha bagomba gupfa. Ariko iyo tugeze aho ngaho dusanga umusaraba twari kubambwaho, Yesu yarawubambiwe, nuko amategeko akatubera umushorera utugeza kuri Kristo. Umuntu akaba yarageze imbere y'umwobo w'urupfu, yumva neza ko agiye gupfa, ariko akagaruka adapfuye, kuko Yesu yamaze kumwitangira. Mbese murumva ukuntu umutima wa Mariya wahindutse igihe yakuwe ku mwobo w'urupfu, yakunze Yesu cyane. Bavandimwe, dukeneye kumenya umwanzuro dufatira ubugingo bwacu, kuko mu bari muri iriya nzu abarimo bose bari bafite urubanza, bose amategeko yavugaga ko bagomba gupfa, kuko yaba Mariya n'abari bamuzanye, igihe Yesu yandikaga hasi nabo baratsinzwe, ariko batsinzwe aho kuguma imbere ya Yesu aho bakirira, ahubwo bajya kure ya Yesu. Birababaje cyane, nababajwe no kuba aba bantu baragezeho basobanukirwa n'ububi bw'imitima yabo. Yesu ahishuye ibiri mu mitima yabo, ariko ntibemere kwihana, babaye nka Berushazari, inyandiko yanditse ku rusika,
ariko Berushazari yari yamaze kwinangira Berushazari akaheze kwe akayangire kugonda umutima ntabwo yigeze yihana ariko Mariya we yari ihari konka Mariya we akayitiza nuko akunda Yesu cyane banyuma yakunda Yesu mumwana dukeneye guhitamo nka Mariya bavanga twedenga kusharamo ngo ku Mariya ko yari umuntu wese utsinzwe umuntu wena uri kubasa kusingwa agatsindwa n'imico y'Imana akabasa kusingwa habwe imico yarahanga agatsindwa n'inyandiko yanditswe n'Imana akabasa kusingwa n'impandike byahandikiro rahanga ukamenya uburyo umutima wawe ari mubi ukamanye umutima wawe kugura umubi ntabwo ukeneye kuva imbere ya Yesu tuyino kurubwo mu bishogara ukeneye kuhaguma ukahakira no kumahame abajwa Yesu ukabasa kwakira ni gute wataha udakize kandi wari imbere ya Yesu batovuga uyinofta hota kandi uyo mu bishogara Yesu takakizere iyi Imana itsinze umutima w'umuntu nanga yaza kusinga ninga shikore ko mutima ngo umuntu yaza gutahamu ntabwo ibigira ngo upfe nabatakwenda ngo upfe ahubwo bishaka kugukiza ureka nabana yenda kukiza Mariya amaze kwihana Mariya ko yahereze kwetisa yasobanukiwe ahantu akuwe cyane akabasa kushoborokerwa n'ahantu aho yarabwa aho yiba mu none nuko nawe akunda Yesu nawe yakunda Yesu nta muntu wigeze abimuhata kino muntu wabimugemire ahubwo we muri urukundo rwaraje umuruwe rukunde gakanyiza atangira gukunda Yesu yatanga gukunda Yesu Mariya yari umusambanyi Mariya akayi umushambani Mariya yari yuzuye urwango Mariya akayizire urwango yangaga abafarisayo cyane akana yanga abafarisayo munonga kuko nibo bari baramugushije mu cyaha cy'ubusambanyi nibo bari baramwigishije ubusambanyi bamwigisha ubushambano kandi abafarisayo nibo bari bamugushije mu mutego mbese urumva byoroshye gukunda abantu bari bagiye kugutera amabuye kandi ari nabo baguteye ubusambanyi ariko ntibigarukira bakaba bashaka no kukwica barakugize nk'igikinisho cyabo nawe ubareba ukabona ntibagukunze mbese biroroshye kubakunda Mariya ntabwo yakundaga abafarisayo ariko icyo ngicyo nacyo Yesu yarakimukije kuko Yesu ntajya akiza umuntu igice urukundo rwamukijije rwamuteye kubabarira abantu bose akunda Yesu akunda n'abandi banyabyaha bose Mariya amaze kwihana yaragiye afata igihe kirekire arakora cyane ashakisha amavuta yo kuzasiga ku birenge bya Yesu yakoze iminsi igera muri 300 ahera ku munsi wa mbere agera ku munsi wa 300 akora mu yandi magambo yakoze umwaka wose yakoze umwaka wose ashakisha ni icyo yakwitura Yesu ese wabona icyo umwitura nibura kiriya nicyo yarashoboye gukora nuko agura amavuta ahenze cyane ubwo imibyizi 300 cyangwa iminsi 300 yakoze ni iminsi igize umwaka ukuyemo iminsi y'amasabato ugakuraho n'indi minsi y'ibiruhuko hanyuma indi minsi isigaye yo gukora yose Mariya yayikoze ayikora ari gushaka icyo yakwitura Yesu nkuko tubisanga muri Luka igice cya 7
Luka ekicweka kya mushanju umurongo wa 36 ahari ashatu na mukaaga. Umugore w'umunyabyaha asiga Yesu kubirenge. Omukazi omusisi okusiga Yesu amavuta ahagire. Umwe mu bafarisayo aramurarika. Omwe abafarisayo yamweta ngasangire nawe. Ya nawe yinjira mu nzu ye aricara ngo yataho mu nzu ye yashtama aho aha byo kurya yashtama byo kurya. Umugore muri uwo mudugudu wari umunyabyaha. Omukazi omusiso muri tawunejo amenya yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo. yamanyire ngo ari aha habyo kurya by'umufarisayo umufarisayo. Azana umukondo w'amavuta meza. Ya leta ihembe y'amavuta go mugaju ameze nk'amadahano. Byo mugaju. Ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye arira. Yamwemerera inyuma ahabigere narira. Atangira kumutonyangiriza amarira ku birenge. Yatandika kubijubya n'amarira. Abihanaguza umusatsi we. Yabiragaza n'ishoke ye. Asoma ibirenge bye. Yabinywekera. Abisiga ayo mavuta. Yabisiga amavuta. Uwo mufarisayo wamuraritse abibonye. Umufarisayo wamwesere ko yabirebire. Aribwira ati uyu muntu yaba ari umuhanuzi. Yatekateka ati ubwo umuntu ogu kuri yaba ari nabi. Yajyaga kumenya umugore akamanyire omukazi ogu umukozeho uwo ari we kandi uko ameze ko ari umunyabyaha. uri kumukoraho uku ari omusisi. Yesu ashimwe. Amasimu. Turasomye ngo twashoma ngo igihe Yesu yari mu nzu. Yesu obuyabira yo mu nzu. Umugore wo muri uwo mudugudu w'umunyabyaha. Omukazi ogu w'umunyabyaha. W'umunyabibi. Amenya yuko Yesu ahari. Yamanya ngo Yesu ariyo. Ibi bisobanuye ko uyu mugore atari yararitswe. Ekikumanyisa ngo omukazi akayatesebwe. Mbese uyu mugore yari inde? Omukazi ogu akayaryoha. Uyu mugore yari inde? Yari Mariya. Murakoze cyane. Mariya ntabwo yari yararitswe. Mariya akatesebwe. Kandi ibirori byari byabereye mu nzu yo kwa Simoni. Kandi umuyumwa wa Simoni akahabirire yo ubugeni. Mbese Simoni yapfanaga iki na Mariya? Bitu Simoni we akayine bizare kina Mariya. Yari nyirarume. Murakoze cyane. Kare ishembe. Simoni yari afitanye isano na Mariya. Simoni akayi no bizare na Mariya. Ibyo biri mu gitabo cy'Ibifuzwe byose. Iyo mu gitabo cyo kwitengwe byo. Mu cyigisho kivuga ngo ibirori byabereye mu nzu yo kwa Simoni. Mu cyigisho kugira ibyabereye mu nzu ya Simoni. Mariya ntabwo yari yararitswe. Mariya bakabata mu Isire. Umuryango wo kwa Mariya. Abo wa Mariya. Mukuru wa Mariya yari Marita. Mukuru wa Mariya akari Marita. Musaza we yari Lazaro. Umunyanya akari Lazaro. Igihe Simoni yatumiraga Yesu ngo aze mu nzu ye. Simoni ubiyarwe natumira Yesu ngo aje mu nzu ye. Yatumiye na bene wabo. Aketa na bene wabo. Kuko yari yatumiye Lazaro. Abo kuba akayisere Lazaro. Ahamagara na Marita. Yayita Marita. Baza muri ibyo birori. Bija umurungano. Ariko Mariya ntiyamutumira. Konka Mariya we taramwese. Kuko Simoni. Abo kuba Simoni. Niyo wari warateye Mariya icyaha cy'ubusambanyi. Bo babiraretire Mariya ikintu cyo gushambana. Yari mwene wabo. Akari mwene wabo. Ariko Simoni uyu w'umufarisayo. Konka Simoni w'umufarisayo. Niyo wari waragushije Mariya mu cyaha. Niyo wabirotire Mariya ubukibi. Bivuze ngo yamufataga nk'umunyabyaha. Chukumanyisa ngo akamukwata nk'umunyabibi. Ndetse ateguye ibirori. Nangwa kuyategwire ubugeni. Ntiyigera ararika Mariya. Yayesere Mariya. Murumva iki kintu? Mureke indeki. Yesu ashimwe cyane. Amasimu. Nuko Yesu yitabira ibi birori. Yesu yaje mu bugeni ubu. Na Lazaro yari abirimo. Na Lazaro akayize. Na Marita yari arimo. Nangwa na Marita akarimo. Ariko Mariya ntawurimo. Konka Mariya akatarimo. Nuko igihe Yesu yari yicaye arya. Yesu yabira shitamara kurya. Mariya araza amusuka amavuta ku birenge. Mariya yije yamushika amavuta hagere. Nuko igihe yamaze kumusuka ayo mavuta ku birenge. Yaheze kumushuka amavuta agahagere. Yuda yari yicaye hafi aho. Yuda yakashtamye
aharubajaho yumva impumuro y'amavuta yahura okumura kw'amavuta nuko asobanukirwa n'agaciro kayo yabasa kumanya ububuzi bw'amavuta ahita amenya igiciro cyayo mavuta yakanamanya umuhendo w'amavuta ahita amenya n'igihe ayo mafaranga bayakoreye yakanamanya n'ubwire n'esente ubwiro buyakorera n'esente Yuda yarazi ibintu by'imibare Yuda kanamanya ibintu byo kubara imibare ijyanye n'amafaranga kubara uko sente nuko aravuga ngo aya mafaranga apfushijwe gusa yagira ngo sente zasikarabusha aya mavuta twari kuyagurisha amavuta gatwani tuzagamuza amafaranga avuyemo tukayafashisha sente zargamu tubasa kuzihereza boro ariko Yuda ntago yashaka gufasha abakene kunga Yuda akatakwenda kuyamba boro ahubwo kuko ari we wabikaga ubutunzi bwabo bwose ureka abo kuba nibo babirubika ubutunzi bwabo bwona yifuzaga no kubika ayo mafaranga akana yitinga kubika sente kugira ngo nayo ajya yiba kugira ngo nazo agume naziba kuko yari asanzwe yiba ngo kuyabira tubana nuko Simoni we uyu wari watumiye Yesu mu birori wabireyesire Yesu mu mugenyi we yumva ibintu Yuda avuze nibyo yahure ibintu Yuda yagamba biri aravuga ati koko uyu muntu yaba ari umuhanuzi yagira utubuzimazi mu muntu wo kuri yaba ari nabi yari kumenya neza umusutsi y'amavuta ko ari umunyabyaha yanaza kumenya wamushikaho amashitaga ngo n'umunyabibi nuko Yesu areba Simoni Yesu yareba Simoni agira agahinda yagire na Yesu aramusubiza ati Yesu yagira ati Simoni mfite icyo nkubwiye Simoni nyine cy'ikugambira ku murongo wa 41 hariana ni hariho umuntu wagurizaga abantu babiri akaba umuntu owabire aguza bamubereyemo imyenda akaba ine abo yagurize babiri omwe namwihuzya umwe yari mu mwenda w'idenari yo 300 umwe namwihuze denari 500 undi arimo 50 n'undi jo 50 ariko kuko bari babuze ubwishyu kubabuzurure icyo kwihura azibaharira bombi yabasasira bombi mbese muri abo bombi uwarushije undi kumukunda ninde bombi uwakizireyo kumukunda noha Simoni aramusubiza Simoni yamgaruka nagira ati ngira ngo nuwo yahariye nyinshi ningira ngo nobu uyasasire imbingi nawe aramubwira ati uvuze neza ati wagaruka muki akebuka uwo mugore Yesu yahinduka abwira Simoni ati yagira Simoni ati urareba uyu mugore nureba mukazobo ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koza ibirenge mu nzu yawe tuwampa imizi yo kunaba ibigere byanjye ariko uyu we antona nyangirije amarira ku birenge gonga we yajubya ibigere byanjye n'amarage abihanaguza umusatsi we yabisizira n'ishoke ye ntiwansomye iwe tuwanywegera ariko aho ninjiriye gonga we okwiha ubu nahika aha uyu ntiyahwemye kunsoma ibirenge dararikire kunywegera ibigere byanjye ntiwansiza amavuta mu mutwe wansiga amavuta aha mutwe ariko uyu we gonga we ansiza amavuta meza ku birenge yasiga ibigere byanjye amavuta nicyo gitumye nkubwira yuko nawe nicyo nigambirira nti ababariwe bya byaha bye byinshi ibibiye byinshi yabisasira kuko yagize urukundo rwinshi abo kuba ukunda kwe ni kwinshi ariko ubabariwe buke konka usasirwe bike akunda buke ukunda kwe buke abwira umugore ati yagira umukazi wo gwati ubabariwe ibyaha byawe ibi byawe byasasirwa nuko abasangiraga nawe ababire bashitami nibariya nawe batangira kubazanya bati uyu ninde batandika kubuzana bati ubu noha kandi ubabarira ibyaha kandi urusasire ibi abwira umugore ati kwizera kwawe kuragukije Yesu yagambira umukazi ati ukugeza kwawe nuko kwawe genda amahoro genda no gusinza Yesu ashimwe amasibo Simoni yari yarahoze ari umubembe Simoni akaye umubembe Yesu yari yaramukijije ibibembe Yesu akaye yamukize ibibembe Simoni atekereza yuko Simoni yatekateka ubwo yabwiye Yesu ngo niyinjire mu nzu ubiyagambira Yesu ngataho mu nzu yumva yamuhaye icyubahiro gikwiriye yahura nga yamuhe ekitimisa ekiki
aravuga ngo ubwo naranditse Yesu ngo aze mu nzu yanjye yagiye to munararaga Yesu kuje mu nzu yanjye ubwo namaze kumushimira kuko yankije ubwo naheza kumusimira habo kuba yankize yamushimiye mu bwibone bwe akamusima umukwemanya ati ubwo ndaretse Yesu akinjira mu nzu yanjye munararaga Yesu akataho mu nzu yanjye nyine Simoni yumvaga akomeye Simoni aganahurira agiyo wamani ku buryo Yesu aramutse araritswe akinjira mu nzu ya Simoni Yesu uyabere nataho mu nzu ya Simoni kibyo byanezeza Yesu ko Yesu yakumva ko bamushimiye aganahurira ibyo yeza kushemeza Yesu ari kubasa kumusimba nkaho nta muntu wapfa kwinjira mu nzu ya Simoni ku buryo Yesu umugabo w'umukene kuyinjiramo ubwo ni nkaho ngo bari bamuhaye icyubahiro ndetse murumva umutima wa Simoni nuko Simoni aricara bararya nuko atangira kugaya Mariya ati yaba Yesu ari umuhanuzi yamenya kuri ya mugore ari umunyabyaha yarazi ko ari gusoma umutima wa Yesu yarazi ko arusha Yesu kumenya uwo mugore nuko Yesu nawe asoma umutima wa Simoni nuko Yesu agira agahinda yababajwe nuko yakije Simoni bibembe ariko Simoni akaba nta mutima w'urukundo afitiye Yesu akaba ataramwizera akaba akimugereranya akaba avuga ngo yabaye ari umuhanuzi ibyo bibabaza Yesu cyane Yesu yarazi neza ko Simoni ariwe wateye Mariya icyaha cy'ubusambanyi nuko amubwira inkuru y'umuntu wababariwe byinshi n'uwababariwe bike aramubaza ati mbese uwakundwa wababariye cyane ninde mu yandi magambo ntabwo ari uko Yesu yari ashaka gupima ibyaha ariko nanone yashakaga kwereka Simoni ko ibyo yakoze ari byo bikomeye kurenza ibya Mariya nubwo yaciraga Mariya urubanza avuga ngo Mariya ni umunyabyaha ndabasabye dukurikire twumve ijambo ry'Imana nubwo Mariya yari umunyabyaha ariko Simoni niwe wari warabimuteye bivuze ngo aho kugira ngo Simoni atangire kureba Mariya avuga ngo uriya munyabyaha yari gutekereza ko ari we wababariwe byinshi kurenza kuko nawe iyibye bijya kumugaragara nawe yari gusebera imbere yabo ariko ntabwo Yesu yigeze amushyira ahagaragara Yesu abwira Simoni ati nta mazi yo gukaraba wampaye ariko uyu mugore ampanaguje amarira nta mavuta wansize ariko uyu mugore ansize amavuta ahenze nicyo gituma ababariwe bya byaha wifuzwe byose paje 438 Mariya ngo ajya kugura impano y'amavuta ngo yatekerezaga kuzashyira ku mubiri w'umukiza amaze gupfa ariko yasutse kuri Yesu akiri muzima Mariya we yatekerezaga kuzasuka kuri Yesu yarapfuye ariko umwuka aramugenderera akorera mu ntekerezo ze Mariya ayasuka kuri Yesu akiri muzima ngo hari abantu benshi bafata impano z'agaciro
ngo bakaziha abantu bapfuye bazihereza abantu bapfuye ngo bakavuga amagambo yo gushima bagambe bigambo byo gushima ngo ariko bayabwira umuntu wapfuye kabaheze bigambira umuntu wapfuye umuntu utari bubashe kubumva umuntu utakubasa kubavura nyamara ayo magambo bitu bigambe yo kubwira umuntu ngo wakoze yo kugambira umuntu ngo webari yo kubwira umuntu ngo komerezaho yo kugambira umuntu ngo umezamaho umuntu aba yakeneye ari muzima umuntu naba bikenera cyukuri ariko abenshi babivuga umuntu yapfuye ngo abindi nawe bagamba umuntu yaheze gupfa bakazana impano bareta ubundi gift bakazana indabo zihenze bakareta ebimuri ebiyepeye bakazitereka ku irimbi bakabiteka ahakitura uwo muntu ntabibone umuntu ogota kubasa kubireba bikabora bikajunda kandi yenda yarapfuye yabuze umuti kandi ubundi afire atine mubazi yarapfuye yabuze tikimugeza ku bitaro afire atine transporter kubasa ku mitwaro mwirwaro hari benshi bari gupfa babuze tike yo kubageza ku bitaro abo binja bakufa ahabo kuba babuze transporter kubatwaro mu marwaro ariko uwo muntu yamara gupfa ngo umuntu ogo yaheza gupfa ugafata amafaranga arenze tike ukakwata sente zirengera transport ukayagura indabo ukagura birabo muri ukayizana ku irimbi ukabireta achitura ariko ibyo biba bikenewe umuntu ari muzima kuko ibintu biba bikenewe umuntu yachukuri hano bakomeje bavuga amagambo akomeye bagakomeza muri bagambe bigambo by'Imana ngo babagore bazaniye amavuta bihumura neza ku mukiza abikaze bayesire bikumura byahamushuma amaze gupfa yahereze gupfa ibyo bazanye byapfuye ubusa ibibaresire byona bikafabusha kuko basanze yazutse habwo kuba bagashanga yazutse Nikodemo nawe Yosefu wo muri Arimataya na Nikodemo ntibahaye impano yabo y'urukundo Yesu barahire ebyabo Yesu ubwo yari akiri muzima bafite amarira menshi bazanye imibavu ihenze bakareta ebyepeye kugira ngo bashyire ku murambo wa Yesu kugira ngo babase kubiteka murambo wa Yesu bivuze ngo ibyo bazanye babizanye ku murambo tukumanyisa ngo bibarese bakareta murambo nyamara uyu mugore yarabaruse kuko mukazoga kabakira kuko yabizanye Yesu ari muzima abakoko bakabireta Yesu achukuri ntabwo Mariya yari asobanukiwe neza n'igikorwa cye Mariya akatashobora kirwe n'iki yakora ntiyashoboraga gusubiza abamurega akata kubasa kugarukamo abakubasa kumushinja ntiyashoboraga gusubiza impamvu yahisemo uwo mwanya akata kubasa kushobora ahabwati yashamo umwanya kugira ngo asige Yesu amavuta kugira ngo abaze gusiga Yesu amavuta mwuka muziranenge moyo rwera niyo wari wabiteguye maze Mariya yumvira ijwi rye asa Mariya yahurira akageye asashimwe mbese ni bangahe biteguye kumvira ijwi rya mwuka we abeteguye kurira akariya moyo rwera mbese ntabwo rivuga tukarinimira kugamba hazatwanga kura mwuka w'Imana moyo warahanga ntagombera gutanga impamvu takwenda ngo ohereze nshonga imbaraga itagaragara ivugana n'umutima n'intekerezo amana gatakurebekana gagamba n'entekatekana ngo n'umutima gwawe maze gatera umutima kugira icyo ukora azabiretera umutima kugira icyo gwakora ibikorwa bya mwuka ubwabyo ebyo bikorwa bya moyo bwabyo nibyo bibonekamo ubusobanuro nibyo bikubasa kubonekamo ubushoborokero igihe babwiraga Mariya ko apfushije ubusa ababire nibagambira Mariya ngo yafisa bushama shitabo yumvaga ibyo bavuze wagira ngo nibyo yakana hure bagambaho biringa ngo Mariya yatekereje yuko Mariya katekateka ko Marita mukuru we agiye kumufata nk'umugore usesagura yaza kumukwata ngo mukazi urukubasa kushishagura ndetse atekereza ko na Yesu yatekateka ngo na Yesu agiye kumufata nk'umuntu utagira icyo yitaho yaza kumukwata nk'umuntu utine cyakufaho ngo Mariya yari agiye guhita ahaguruka agasohoka Mariya yaza kufika imo hakataha agasohoka nta kindi yitaye akashobora atine kinde cyafire agasohoka n'agahinda akashobora nenako ariko agiye kumva yumva Yesu aravuze ati mumureke kumva ko yaza kurayahura Yesu yamugambira ati mumureke muramubabariza iki mumusasira ki mumusasiza ki shimwe cyane amasimu Yesu aravuga ngo uyu atunganyirije umubiri wanjye guhamba Yesu yagira ngo guyatebekanisiza umubiri wanjye kubasa kuzirwa nk'uko icupa ry'amavuta ahumura neza kuko icupa cy'amavuta gakumura
ryamenwe maze umubavu ugatama mu nzu hose yayasiruwe haza umugashoboka nk'umurenzi yona niko Kristo yagombaga gupfa niko Kristo yabera ayo kufa umubiri we ugashenjagurwa umubiri we ukabasa kushenyagurwa ariko yagombaga kuzuka ngakayine kuzoka maze umubavu w'ubugingo bwe hazo mugajugo bw'amagaraje ugakwira isi yose kazo munsi yona Kristo yaradukunze aratwitangira Kristo akatkunda yahayo kugira ngo abituro n'igitambo cy'Imana kugira ngo abe ituro nangwa n'igitambo cy'Imana yesashimwe amasimu igihe Mariya yaramaze gusiga amavuta Yesu Mariya yaheze gusiga amavuta Yesu yatanze ubusobanuro bw'ibyo akoze Yesu akaheza ekiyabire n'amanisa yagereranyije ayo mavuta uwabire no inganiza amavuta ayagereranya nawe ubwe yagavunura mukawe barahanga ayo mavuta yarahenze amavuta gakabwigariye gebe yari yaguzwe amafaranga menshi cyane kagaguzwe sente nyinshi munongo amafaranga yari yarakorewe igihe kirekire esente zabire zikoriwe wire buri ngo munongo wibaze nawe ari wowe niwe yevuze niwe yabariwe ukoze umwaka wose wakora umwaka gombe utariyeho n'ifaranga na rimwe utarireho sente na kace ayo ukoreye yose ukayaguramo icupa rimwe ezo wakora zona ukazugura icupa mbese iryo cupa waribikaho wiboneye leta icupa jo no ibikaho kwere aho kwenda bona mbese wareha abana bakarikinisha basa kuhereza abana barzanza ahubwo iryo cupa waryitaho cyane peri no basa kufa umuntu Mariya yarisutse mu mukungu Mariya akarushuka umucucu yarisutse ku birenge byanduye akarushuka ahabigere byabire bisizwe ko Yesu yaravuze ati ahubwo Yesu akagira ati ninjiye muri inzu ntimwampaye amazi yo gukaraba nataho umuntu umutumwamba mizi bwo kunaba ibirenge bye byari bimeze nk'uko yabyinjiranye ebigere bye bikabiri ngo buyataha munabyo Mariya asuka amavuta ku birenge Mariya yashuka amavuta habigere ntabwo amarira yakoze ibirenge ngo bike neza amazigage gakagata kubasa kozi y'ibigere bya Yesu ahubwo byari bicyanduye bikabitsiswe hanyuma Mariya bisuka amavuta rero Mariya yashuka amavuta ngo yasutse amavuta atazi ko abantu bamwitaye akashuka amavuta atakumanya ngo abantu bamwetireho ariko amaze kuyasuka ngako yarize gashuka amavuta akwira mu nzu yose amavuta gona gijurenju bagahura bose bumva impumuro yayo bona bahuro kumura kwabo bamwe babivuga nabi bamwe babigamba kubi ariko Yesu abiha ubusobanuro bwiza Yesu we yabiherezo yabishobora kuko icupa ry'agaciro ryasutswe ku birenge nk'uko icupa ry'umuhende yasukirwa habye nk'uko icupa rikorewe mu mwaka wose nk'uko icupa rikorewe mu mwaka gumwe mu munsi umwe ryasutswe ku birenge haciro kimwe gashuka habye ni nako ijuru ryatanze byose kwiguru ryahinde byonna bitanga umwana w'ikinege yayo mwana umwe wenga waranga bivuze ngo Yesu twamugereranya n'icupa ekikumanyisa ngo Yesu ndibasa kumugerageranyisa n'icupa nicyo Yesu yavuze ahanga Yesu yagambira Yesu yari uw'agaciro Yesu akariye wo muhendo yari akomeye mu ijuru akariye w'amano mu iguru yari impano ihenze akari gift y'amani ningashe ku buryo utabona icyo uyigura ufikaho yabere utine cyo kubasa kugigura ariko iyo mpano yaraje isukwa hasi konka icyo buzibwingikije cyashwa isukwa mu mukungu cyashwa mu itaka muri iyi si mbi umunsimbeji Yesu aza gupfira mu isi yacu yangiritse Yesu pfira munsi yitu ya system ayo mavuta agisukwa ku birenge bya Yesu amutago gacirene gashwa habyere bya Yesu abandi bose babonaga ari ugupfusha abandi bona bakana bari akugiye kugashosha ariko nanone na Yesu mu gutangwa kwe ngana Yesu umukego yo kwe abamarayika bararebye babona habayeho gupfusha ubusa abamarayika nabo bakareba bareba hebo Kristo paje 441 peji 841 ingabo zo mu ijuru zitangazwa cyane no kubona abatuye isi banga kuzahura zatangara mwinga kureba abariyo munsi banga kuzahura no gukungahazwa n'urukundo n'imbabazi no kubasa utero yigura urukundo n'imbabazi bitagira akagero byagaragariye muri Kristo ebiti no kubikusha ebirekero muri Yesu Kristo abamarayika bashobora kuvuga bati abamarayika babasa kugira bati kuki habayeho gupfusha ubusa kungana gutya aho wacabireho fesa bushaka kwingana kuko mwumvise amagambo
ndagira ngo mwumve neza ngira ngo muhure gambe ngo abamarayika bashobora kuvuga bati n'abamarayika nababasa kuvuga bati kuki habayeho gupfusha ubusa kungana gutya igihe Mariya yasukaga amavuta Mariya yabere nashuka amavuta baravuze bati amavuta apfushijwe bakagira bati ngaga amavuta gashishwe bibazaga ukuntu icupa ryaguzwe mu mwaka wose bakandi bebuze icupa yagurwa mu mwaka gona uburyo mu munota umwe warisuka ku birenge idacikemwe bakandi babishika habigere ariko ibyo byari bisobanura ikintu gikomeye kandi n'ikintu cy'ubumire bw'umuntu niko ijuru ryatanze impano ihenze kwiguru yahireyo Yesu Kristo cyo muhendo mu kwisuka mu isi bamushika nkana so munsi ntabwo byari ibintu byumvikana neza kabiye ibintu bitakubasa gushobora yaba abamarayika yaba n'abantu ubwabo nangwa n'abantu bwabo ntabwo bumva neza ukuntu Imana yapfira abantu tubakurura ryo ku iruhango kwa kubasa kupera abantu uburyo Imana yahinduka umuntu ingere yo iruhango kwa kubasa kwinduka ikaza mu mukungu ikijo mu coco kugira ngo ipfire abantu kugira ngo yabashe kupera abantu ariko ayo mavuta amaze gusoka kuri Yesu amavuta agakohereza gushwara Yesu impumuro yayo yakwiriye mu nzu yose kumura kwayo kugakijurenzi bwana ni nako na nyuma y'urupfu rwa Yesu ubwo bwa nyuma y'urupfu rwa Yesu ibyagaragaraga ko bidasobanutse ibyabire nibirebeka nke bitakushoborokirwa impumuro y'agakiza yakwiriye isi yose kumura ko kujuna kukakiyensi yone maze abantu bose bumva iyo mpumuro maze abantu bona bahuro kumuroko ibageraho yabahikaho ababyemeye bose abakubikiza bona babasha gukira babasa gukira nyamara ntabwo impongano yatangiwe isi kumka impongano yahirwensi yatangiwe isi yacumuye yahirwensi yasisire yagombaga kuba yuzuye ekeyine kuba yuzuye isendereye eyuzuye kandi ishyitse kandi ishyitse igitambo cya Kristo cyari gihagije kugira ngo kigere ku Imana yaremye bose kandi kimara kugira ngo kishikaha abantu bona burhanga yahangiye igitambo cya Kristo nticyashoboraga gushyirirwaho imbibi igitambo cya Kristo kikatine koma umutima kugira ngo kingane gusa n'umubare w'abazakira iyo mpano kugira ngo kingane n'abantu abayakira injunganecyo abantu bose ntabwo bakiriye agakiza abantu bona tubarayakira nyamara inama y'agakiza si imfabusa konka gift ye yakujunwa teyabusha nubwo idasohoza iby'ubuntu bwayo bwateganyije byose nubwo kubasa kushohoza ibyatebekanisiwe byona hari byinshi bihagije ndetse bisagutse hari bingi ebikumara kandi ebikushaka bivuze ko ibyo Yesu yakoze birahagije Yesu yakoze byona nibimara kandi biradusaguza kandi ubuzima bishagira negera ku musozo ayo kaha ukendera kagira amagambo masomera kagira ibigambo byashomera igihe Yesu yamaraga kubwira Simoni ari amagambo Yesu byaheze bwambira Simoni ibigambo biriya amucira umugani ariko umuherezo ariko umutero ifumu Simoni ngo yakozwe ku mutima n'amagambo ya Yesu Simoni akabasa kwatwa ha mutima n'ibigambo bya Yesu igihe yibwiraga ko asoma ibitekerezo by'umushyitsi we yagamba ngo ayo nashome ibitekateke bya myanya Yesu niwe wasomaga ibitekerezo bya Simoni Yesu niwe wabere nashome ibitekateke bya Simoni Simoni yabonye ko idini ye Simoni akareba ngo idini ye ari ikanzu y'ubufarisayo gusa n'ikijwaro cyo gufarisayo cyo yari yaramaze gukerensa imbabazi za Yesu yaheze kwanga imbabazi za Yesu ntabwo yari yaramenye ko Yesu ari yatumwe n'Imana ntabwo kuba katakamenyereye Yesu akatumwa na Hanga Mariya yari umunyabyaha wababariwe Mariya akari umunyabyaha wasasiwe naho Simoni yari umunyabyaha utarababariwe konka Simoni wakari umunyabyaha watakasasiwe murumva ibintu murebe intego kuko Simoni atigeze aha agaciro ibyo Yesu yamukoreye kuba Simoni tarahire value Yesu yakoze bamwise umunyabyaha utarababariwe bamwita umunyabyaha utakasasiwe ariko igihe Yesu yari amaze gucyaha Simoni konka Yesu byabire yaheza kugambira ya Simoni abinyujije mu ibanga yabira byo umucyama ngo Simoni yakozwe ku mutima n'ineza ya Yesu akakuruha mutima naho burungi bwa Yesu yatumye atamucyahira mu ruhame rw'abashyitsi yaretiye atamugambira mu ruhame umusho bw'abagenyi be ntabwo Yesu yafashe Simoni Yesu tarakwasira Simoni nkuko yifuzaga gufata Mariya nkuko yabire nayitenga kwata Mariya Simoni we yifuzaga ko Mariya ajya ku karubanda Simoni wakana yitenga ngo Mariya bamuteka hakurebeka ariko Yesu wamucyaha mu ibanga konka Yesu we yamuteka
Simoni yabonye ko Yesu atifuzaga gushyira ibyaha bye ku mugaragaro. Simoni akareba ngo Yesu utakwetenga kuteke bibiye ahakurebwa. Ahubwo yashatse kwemeza umutima we akoresheje urugero rw'umugani. Kureka kenda ngo asingura umutima we akozesa ifumu. Kandi akoresha ineza n'impuhwe. Kandi yakoresha ukugwake nangwa n'imbabazi. Kugira ngo yigarurire umutima wa Simoni. Kugira ngo abase kwigarurira umutima wa Simoni. Iyo Yesu aza gukoresha igitsure cyinshi. Yesu noshanga akakozesa ukugema kwinshi n'indashoboka y'ibinji. Byajyaga gutuma Simoni yinangira ntiyihane. Kandi biza kuretera Simoni yayinangira umutima nangwa yanga kwetiza. Ariko kumugira inama mwihanganira. Kunga habo kumuhabura nangwa no kumwihanganira. Byatumye yemera ikosa rye. Bikaretera yikiriza inshobeye. Yasobanukiwe n'ubunini akashoborokerwa buhambo bw'umwenda yari afitiye Yesu. Bwibanje yabireye Yesu. Ubwirasi bwe bwacishijwe bugufi. Kwepanka kwe kukabaza kugarura hansi. Maze Simoni arihana. Haza Simoni yayitiza. Maze wari umufarisayo wirata. Zo wabiro y'umufarisayo y'urukwepanka. Ahinduka umwigishwa ucishije make. Yahinduka umwigisa kandi urukwegarura hansi. Kandi witanga. Kandi urukwehayo. Mariya yari yaragiye afatwa nk'umunyabyaha ruharwa. Mariya wakana agenda nakwatwa nk'umunyabibi ubwireyo. Ariko Yesu yari azi ibyo yanyuze mu byamugize ukwari. Konka Yesu akana amanye biyarabire mu byamugize urukuyabira. Kristo yashoboraga gutera Mariya gutakaza ibyiringiro. Kristo akanaza kuretera Mariya yabo amasoro. Ariko ntiyabikoze. Konka atarabikoze. Yesu niwe wari waramuvanye mu kwiheba no kurimba. Yesu niwe wabiri umwihiro mu kwiheba amasoro nangwa no kwerekera. Inshuro zigera kuri 7. Imirundi yo kushikara mushanje. Mariya yari yarumvise Yesu acyaha abadayimoni bari mu bwenge. Mariya akaya yaburire Yesu na binga abadayimoni babiri bari mu tekatekasi. Yari yarumvise Yesu atakambira se kubera we. Akaya yaburire Yesu natakira Yesu abuhanga ahakubawe. Yarazi uburyo icyaha ari kibi imbere yo kwera kwa Yesu. Ahakana amanye kibe cyaricyo mu mishoga Yesu. Bityo aheshejwe imbaraga nawe. Ecyamuretire amanaga resibu muri Yesu. Mariya yabasa gusingo rwanda. Bivuze ngo Mariya yaje gutsinda abadayimoni bari bamuri. Ekumanyisa ngo Mariya kiza yasimbura abadayimoni babiri bamuri. Yaba dayimoni bamutera ubusambanyi. Aba dayimoni babiri bamuretera ubushambani. Yaba mutera umujinya. Ababiri bamuretera ikibi. Yaba mutera kurobanura ku butoni. Yabiri bamuretera kushororo mu nganda. Abamutera kwanga abafarisayo. Ababiri bamuretera kwanga abafarisayo. Abo bose barashize. Abo bona bakabikwa. Mariya ahinduka umwana w'Imana. Mariya yahinduka umwana wa Tumukunde. Kandi afite imico ya Kristo. Kandi ari n'imico ya Kristo. Urukundo rwa Yesu. Urukundo ya Yesu. Rwakijije umutima wa Mariya. Rwakiza umutima wa Mariya. Kandi urukundo rwa Yesu rwakijije Simoni. Kandi urukundo ya Yesu niyo yakiza Simoni. Bavandimwe natwe reka tureba aho Yesu yadukuye. Banyane banje mureke nitwe tureba aho Yesu yatugiriye. Uburyo yadukuye ku mwobo w'urupfu. Ubu yatugirira kina cyarupfu. Maze urukundo yadukunze rudutere ku mukunde. Yadukunzire turetere ku mukunda ni. Natwe twanga icyaha cyose n'igisana cyo. Nk'uko Mariya yituye Yesu. Nk'uko Mariya yahereye Yesu. Akazana amavuta ahenze. Akareta amavuta agomugaju agepeye. Nta muntu bimugiriyemo inama. Hatine muntu wabimugambira. Nta tegeka ahawe. Hatine kiragire kiyahawa. Batamubwiye ngo nutazana ayo mavuta urarimbuka. Batamuzire ngo kora bataresira amavuta akonoza kurekera. Ahubwo abibwirijwe na Mwuka Wera. Ureka bigambirwe na Mwoyo Rwera. Reka natwe icyo Mwuka dusaba tugikore. Reka nitwe cyo Mwoyo kutugambira tukikore. Bitewe no gukunda Kristo. Bikuru bwo mukunda Kristo. Imana igiye kwitanga byimaze muri uyu munsi. Yesu ko hayo okumaririza mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Data mwiza habwa icyubahiro. Urukundo rwawe ni rwinshi. Urukundo yawe ni nyinshi. Warutugaragarije ubwo watangaga Yesu. Ukajoreka uruwarire wahereza Yesu. Impano ikomeye y'igiciro. Cyo kuyoboye cy'ibintu kandi cyo mpendo. Itangwa muri iyi si yangiritse. Yahabayo umusome yasisitiriye. Kugira ngo tubone ubugingo ndetse tubone bwinshi. Kugira ngo tubashe kubona amagara kandi tubone n'inkingi. Ugiye gusobanukirwa ibyo data. Utereze ubushobosho bw'ibyo data. Turinde ubwirasi nk'ubwa Simoni. Turinde kwepanga nk'ukwa Simoni. Ahubwo duhe guca bugufi. Tureko twereze kwigarura hanze. Kugira ngo twumve ijambo ryawe. Tubaze kure kiganza cyawe. Rihindure imitima yacu data.
maze tubashe gusa nawe abakurikiye bose baha umugisha maze muri iyi sabato tweze tubisabye mu izina rya Yesu